Imbabura n'imbiri bwake iri kuntesha umutwe rwose. Uzaza ryari mucunguzi. Mara mwene data. Mwene data. Mwiriwe. Mara Yesu ashimwe. Muraho neza pastor. Komera. Yesu ashimwe. Muraho. Muri kwitegura guteka. Reka nze. Mana ashimwe rwose. Pastor, ninde ukomera hano ra? Inama z'Imana tugomba kuzisura. Haleluya. Kare hose se. Reka nze nzana agatambaro. Kire ku kabaraza. Nta ntebe ngira. Ako Imana se kivuga ngo tuyizere mu bihe byose nta kibazo rwose. Iyo umuntu ari mu mwuka apfa kuba atari mu mubiri ibintu byose. Murakomeye. Turakomeye ariko se hano ninde hakuyoboye? Rwose buriya intama za nyuma z'ahantu ziri mba ngenda banyura mbasuhuza mbasura. Reka ubu no kuvuga ngo uranyibutsa uravuga uti intama yanjye maze igihe numva nshaka kuyiramutsa reka ngende. Umurimo w'Imana rega buriya ukomeye. Turakomeye turaho turashima. Ngomba gukomera mu Mana muri Kristo. Yego. Cyari kinyuje hano rero ubundi hari amasengesho y'iminsi 3 turi gutegura. Yego. Ubwo narinje kugutumiramo tuzabwiriza nta kurya nta kunywa iminsi 3. Nta kurya nta kunywa. Ariko pastor uzi ko muzatubazwa? Yisho mpamvu tubakurikirana. Muzatubazwa turi intama zanyu. Mpamvu tubakurikirana. None se pastor uragira utije kuntumira mu minsi 3 yo gusenga ntarya ntawe. Ese ubu wakubaza ngo intama yawe ibaye hiti cyo gisubizo wacyansubiza? Cyo mpamvu se mbanje nyine kuyegera ngo mwakabaye mbafashe mu mwuka mukaza kuzireba mbere zitarapfa. Ese ubu iyo ntama wakubaza ngo irarisha wasubiza ko yarishije. Ese iyo ntama wakubaza ngo ifite ahirisha wasubiza ko noneho hari umurimo w'Imana mugomba kugukora kuko natwe tuba tugomba kubakurikira. Dore nkumaza amezi abiri urabyibuka nta cyacu mutanga. Ndabizi icyo gihe Imana nta migisha yagwa muri rugo utatanze cyacu cyane amezi abiri yose. Ariko pastor reka nkubaze uraje uti ngo iminsi 3 utari utanywa dukora amasengesho. Hari amasengesho wigeze umburamo mu minsi ishize mu mezi 3 ari imbere ashize wigeze umbura mu masengesho. Niyo mpamvu nje gukureba nyine mukozi w'Imana. Icya 10 sinagitanze muri ayo mezi. None abiri waragitanze. Aya 2 niyatumye uva aho uri mu birindiro byawe uraza utuma Kristo yaraguye yarahanutse ngiye kumwaka icya 10 ntago ari gukizwa. Ariko pastor reka nkubaze iminsi 3 ntarya ntawe niyo gushishikaje n'icya 10 ubu wakubaza igihe mperukira kurya wabisubiza? Maze iminsi 4 ntarya natangaga icya 10 urabizi. Hagati aho ibyambayeho ntabyo uzi barampagaritse ku kazi maze amezi 4 ntakora. Ariko nakazi suje kundangira nibura ngo ufatikanye gutanga icya 10. Tanga icya 10 uri kumwe akazu gasubira. Pastor reka nkubwire mujye mumenya intama zanyu ko bikwiye kuko muzazibazwa. Ntukane mukaraza inshingwa no kuhagaze kwa umukaka ibya 10 kubwiriza abakristo kwiyiriza. Mumenye ngo abakristo bacu baheruka kurya ryari tubapangira iminsi yo kwiyiriza. Ayo mezi abiri kutara yatanga nta mugisha wabona muri runo rugo. Umugisha se pastor ugomba gutanga icya 10 kugira Imana iguhe imigisha. Oye umva pastor imigisha turayifite ariko ba pastor mumenye ko tubayeho natwe abakristo. Uri kumva nimumara kumenya igihe baherukira kurya bazamenya igihe baziyiririza. Ngewe maze iminsi 4 ntarya ntago nakwiyiriza indi minsi 3 uretse umugira neza umwe yagafuka igikoma. Ariko muvandimwe mu Kristo wanje ubu koko
iminsi ine ishize utarya. ndabizi n'Imana ikidutegeka ariko ntiwakaje kunyishyuza icya 10 ahubwo wakaje mbere kumenya ese uyu mukristo afite aho akura icya 10. ahubwo reka nze ndeba ko gakora ariko icyo cya 10 kirakenewe. kirakenewe ndabyumva pastor nuko natwe tuba tutabayeho neza ahubwo mugire uko mungenza. naho ubundi se agiye hera pastor ko musiza hasi agiye yiyorosha iki gitenge bigenze bite pastor?